Bene data, ndashaka ko ibi mubimenya, uburyo Imana ijya itanga impano kandi ikazikomeza mu mitima y'abantu kugira ngo izina ryayo ryubahwe. Twese turi gusenga dushaka yuko Imana yaduha impano, kuko iyo ufite impano igufasha mu ivugabutumwa, impano igufasha mu kubana n'abantu, impano igufasha mu kuyikorera Imana, impano igufasha muri byinshi cyane. Niyo mpamvu nkeneye yuko nawe Imana yaguhereza impano. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'i Korinto, ibice 13 ku murongo wawo wa mbere, hari kuvuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo, mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo imbere y'Imana. Amena. Ndashaka kugira ngo uyu munsi umenye ko mu byo urasaba Imana no mu byo ukeneye habonekemo impano y'urukundo, kuko udafite urukundo nta kintu cyabigushoboza. Niyo wagira iyo mpano ntacyo yakumarira, nubwo waba uzi kwigisha cyane ntacyo byakumarira, icyo wakora cyose ntacyo byakumarira. Niyo mpamvu bisaba ngo ube ufite impano, ariko mbere na mbere urukundo. Yemwe benshi bazi kuvuga, bakavuga n'indimi nk'iz'abamarayika, bakerekwa cyane kurusha na bagenzi babo, ariko nta rukundo, nta mpano y'urukundo bafite. Ibyo bintu bituma izina ry'Imana ridahimbarizwa muri bo. Icyo kintu gituma ni ukuri batagira umugisha, kuko muri bo nta rukundo ruba rurimo. Baba bahindutse nk'umuringa uvuga cyane cyangwa se ujegera, nk'uko wafata igiti ukagihonda ku nkunguru ikajegera. Uwo muntu nta rukundo aba afite, kuko umuntu udafite urukundo aba ameze nk'umuntu uri gusakuza, kwivugira gutyo gusa, ariko nta mugisha yagira, kuko nta rukundo aba afite. Ngo kandi nubwo yavuga indimi, akagira impano yo guhanura, ariko ugasanga nta rukundo rubirimo, ntacyo byamumarira, byose biba bihindutse ubusa. Niyo yaba afite ubwenge bwo mu buryo bwose, azi gukora byose, azi kuvuga byose, azi kugenda mu buryo abishakamo, azi kuryama uko abishaka, azi gukora neza uko abishaka, agatunga n'amafaranga menshi, ariko mu mpano afite habuzemo urukundo, byose biba bibaye ubusa. Ese koko nawe niba uri umunyempano, ese koko niba uri umuvugabutumwa, ese koko niba uhanura ariko nta rukundo ugira, bizakumarira iki? Ese uzatera imbere gute nta rukundo rubirimo? Ngaho rutunga impano ariko ufite urukundo. Ndabikunda cyane gukorera Imana ufite urukundo, bituma abantu bagukunda, kuko bike ufite urabibaha, bike ufite urabibasangisha. Ni igihe ufite urukundo ukajya gusengera abarwayi, ugasura abarwayi, ukiyiriza usengera bagenzi bawe ngo bagire akazi, bubake ingo, amahoro aboneke aze. No kumva kuva mugenzi wawe ngo ari mu kigeragezo cy'uburwayi, ngo wasanga ari impamvu yabiteye. Iyo mpamvu ntayo. Tujya tunavuga ngo mu bihe turimo dukorera Imana, ngo nta n'impamvu watanga imbere y'Imana. None weho utangiye kubona hari impamvu zabiteye? Ntazo. Ahubwo icyo Imana ishaka, irashaka ko ugenda ukayikorera mu mpano Imana yaguhaye, ukagira urukundo, ugafasha bagenzi bawe, ukabagaburira muri bike ufite. Ngo genda ubikorere ko utazagira umugisha. Ukamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, ngo kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo, ntacyo mba ndicyo. Abantu benshi bafite kwizera, banarizeraga bikaba bikanakoreka, kuko n'ubundi udafite kwizera nta n'urukundo wagira. Udafite kwizera ntiwacuruza, udafite kwizera ntiwakora, udafite kwizera ntiwasenga, udafite kwizera ntaho wajya. Ariko muri ibyo byose niyo wagira uko kwizera kungana gutyo, nta rukundo rurimo, byakumarira iki? Kuko umuntu udafite urukundo aba yenyine. Umuntu udafite urukundo
usanga mbese ubuzima bwe bumeze nk'ubucanganyikiwe, ariko iyo ufite urukundo buhamye hamwe, kuko urukundo niyo mana, niyo mpano, nibwo bwiza bw'Imana buba buri kuri wowe. Urukundo ni se w'imigisha, urukundo rutuma ubana n'abantu bose amahoro. Ngaho rero gira urukundo. Nanjye kubw'umutima mfite w'urukundo bintera kugira imbaraga zo gusenga, bintera kugira imbaraga zo kubana n'abantu bose amahoro, kuko urukundo ruri muri njye rutuma nigisha cyangwa ngasoma Bibiliya, ngafata umwanya nkamenya abatubanjirije uko babigenzaga n'uko babanaga n'Imana. Elisa yagize umuhati n'ubushake bwinshi mu rukundo yari afite, asengera umushunemukazi, nta mwana yari afite, Imana imuha umwana. Icyo gihe iyo ataza kuba yari afite urukundo, ntabwo yari gusengera umushunemukazi, kandi uwo mushunemu abyungukimo ko yacumbikiye umukozi w'Imana. Nawe rero udafite urukundo ntiwabana n'abantu b'Imana, ntiwabana na bagenzi bawe, ariko kuko umushunemukazi muri we yari yifitemo urukundo, niyo mpano byatumye acumbikira Elisa. Elisa nawe aramusengera kuko nta mwana yagiraga, abona umwana, n'umwana ageze igihe cyo gupfa arapfa, ariko Elisa kuko yagiraga urukundo kandi yarabonye n'umushunemukazi agira urukundo, bituma yongera arasenga, umwana aba muzima arazuka kubera impano y'urukundo. Ese nawe ufite impano? Impano yawe uyikoresha ute? Impano yawe uyikoresha ute? Usenga, ubana n'abantu, ubana n'Imana, ni ukuri umwuka wera aba muri wowe kuko ufite impano y'urukundo. Ndashimira rero mwakira neza ijambo ry'Imana. Amen.